Tenzero hano n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Ese muri ibi byapa uko ari bitatu ubibonye ku mihanda cyangwa se ubibonye mu bibazo urana ari ikihe kigutegeka kuba watanga inzira? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules TV. Inice n'abagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Uri mushyashya kuri channel tugahe ikaze, cyose abona gukora subscribe, ukibuka gukanda like, ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe. Ushobora kandi kwisangiza inshuti za nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka code turagufasha kuba wabona code mu gihe wifuza kuba wajya gukora ikizamini cya provisoire cyangwa se ushaka kwiga neza moto cyangwa imodoka, kabuherereye muri kamwe muri Kigali. Dukorera Kigali Remera ku Giporoso, cyangwa se uherereye i Musanze, cyangwa se uherereye Bugesera ndetse na Muhanga. Ushaka kutwandikira cyangwa ukaduhamagara tukaba twagufasha. Kandi ku muntu wese ushaka kwiga neza moto n'imodoka yatuvugisha, cyangwa se ushaka no kwigura watuvugisha, cyangwa se ushaka no kwiga provisoire ukaba wakiga n'ibyo binyabiziga ushaka kugufasha. Rero tubahaye ikaze. Fata agakaye n'agakaramu wandike ibisubizo uramanota bari kugira muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe. Naho ngiye bibagezaho nitwa Jemove, tubahaye ikaze. Tatinde hano n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga, cyangwa se ukibonye mu bibazo nk'uko kikubwira iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. No guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, cyangwa ni B. Ni umuhanda udakomeza. Ese ni C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, cyangwa ni D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umuhanda udakomeza. Iki cyapa mu byapa ndanga bibutsa kuba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru. Icyapa kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda udakomeza, cyangwa se ubwo nyine umuhanda nta gukomeza, ugomba kureba undi muhanda wo kunyura. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Icyapa aho ukibonye kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda udakomeza. Tatinde n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese ni ibihe binyabiziga muri ibi bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? A. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, cyane B. Ni ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ibihe binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Twandike. Hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano ibi binyabiziga, yaba ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibinyabiziga byose biri mu binyabiziga bikora ubucuruzi. Rero ibyo binyabiziga bikora ubucuruzi twabonye ko bikorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Naho ibidakora ubucuruzi ari byo byitwa promenade by'abaturage baba bifite ku giti cyabo, aba ari rimwe mu mwaka. Igisubizo ni D. Tatinde n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti utugarara rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarara rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni umweru, cyane B. Ni umuhondo. Ese ni C. Ni umutuku, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utugarara rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umuhondo. Utugarara rumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga aribyo bita ibinyoteri kuri bamwe, cyangwa se uturanga cyerekezo. Turiya tugarara rumuri tuba tugomba gusa cyangwa se kugira ibara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Hano bashyizeho umuhondo cyangwa ibara risa n'icunga rihishije, ugomba kumenya ko ibyo bisubizo byose aba ari byo.
ariko hano by'umwihariko muri kubona ko bashyizeho umuhondo, igisubizo ni B. Kora subscribe kuko nibwo buryo bwonyine bugufasha ko wajya ubona video nk'izi ngizi, kandi wibuke kwisangiza inshuti zawe. Nyamuneka mujye mureba ino video cyangwa se izi video kugera zirangiye, kuko hari igihe usanga ikibazo cya 15 cyangwa se cya 16 cyangwa se cya 20 cyangwa cya 11 ari byo ushobora guhura nabyo mu kizami. Rero tuba tubashishikariza kureba video kugera irangiye kugira ngo buri kibazo cyose ukiteho kandi umere nkaho ushobora guhura nacyo mu kizami. Rero umuntu uba wahisemo kwiga ujye wiga umaramaje kandi wigushyizeho umwete kuko bizajya bikunda. Rero tuba tubashishikariza kugira ngo mubasha kuba mwabikora kandi bibagirire umumaro. Kora subscribe rero twikomereze, kandi nimba hari na like wasiga ino video wayikunze ubikore nta mutima mubundi twikomereze. Datene n'ikibazo cya kane kirabaza kiti iyi itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana. Ese itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana? A. Kuri buri nzira. B. Hagati y'amasangano. C. Uburyo bw'amasangano. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cyo kora ari ikihe? Se ni A ni kuri buri nzira cyangwa ni B ni hagati y'amasangano? Se ni C ni uburyo bw'amasangano cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese iryo tara rishyirwa hagana? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro cyangwa se imihanda ihurira, iryo tara rishyirwa kuri buri nzira kugira ngo rimenyeshe abayobozi icyo bagomba gukora, ndetse no hagati y'amasangano muri rusange, kuko tubona ko ari amatara y'umuhondo myasa akunda kuburira ibintu runaka. Rero riba rigomba gushyirwa kuri buri nzira no hagati y'amasangano. Hano ndakwibutsa ko ushaka kode ya provisoire aho waba uherereye hose mu gihugu, tugufatira kode kandi ku giciro gitoya cy'Irembo service. Rero mutwandikire cyangwa se muduhamagare muri benshi tubashe kuba twafatira amakode. Ikindi kandi by'umwihariko ushaka no kwiga ikinyabiziga uza kutuvugisha tube twagufasha uri mu karere kamwe mutwo twavuze. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni iki cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Se muri ibi byapa uko ari bitatu ni iki kigutegeka gutanga inzira? A. Cyapa cya A19. B. Cyapa cya B5. C. Cyapa cya B6. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A ni icyapa cya A19 cyane B cyapa cya B5. Ese ni C cyapa cya B6 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ikihe muri ibi byapa kigutegeka gutanga inzira? Twandike hano igisubizo ni B. Icyapa cya B5. Iki cyapa cya B5 ari cyo iki kiri mu ishusho y'uruziga, buso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara n'umutuku, kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere. Bivuze ngo utanga inzira ibinyabiziga bituruka imbere aho uri kugana bigatambuka mbere wowe ukaza gutambuka nyuma yabyo. Naho iki cya mbere kibanza kiri mu ishusho y'ampande eshatu kivuga umuhanda ubisikanirwamo mu byapa biburira. Igikurikiyeho ubwo ari kiriya cya gatatu cya B6 kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe utambuka mbere. Ariko by'umwihariko kuri iki kibazo turi kwibanda kuri iki cyo mo hagati kivuga ko ugomba gutanga inzira ibinyabiziga bigatambuka mbere. Igisubizo ni B. Batene n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka gukatira iburyo? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo wakora mu gihe uri gushaka gukatira iburyo? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ubona kongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuka ubone umwanya wo gutambuka. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri cyane. B. Kuvuza ubona kongera umuvuduko. Se ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka cyangwa ni D. Reka umunyamaguru umwe atambuka ubone umwanya wo gutambuka. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese aha ni iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora ushaka kujya iburyo? Twandike hano igisubizo ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe utwaye ikinyabiziga cyangwa se ugiye gukata cyangwa ushaka gukatira iburyo, hano hari abanyamaguru ureba bagiye kubisikana bambuka, ugomba guhagarara ukareka bakambuka kuko
ushobora kuba wakora gisita cyangwa se ukaba wabagonga. Rero ugomba guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka ukabona kujya iburyo ushaka kugana. Igisubizo ni C. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utari wayikora mugenzi, kugira ngo amasomo nk'aya ngaya nimba ushaka kujya uyakurikirana kandi ugatsinda neza, ukore subscribe, usige like kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe. Subscribe ni iryo jambo riri munsi gato ya video, haruguru gato hari igikomwe kireba hejuru, ugikandaho bitugaragariza ko ino video wayikunze kandi uze gusiga comment, unayisangiza inshuti zawe, wayishyira no kuri WhatsApp yawe ushaka kwiga nawe akaba yakirebera. Dutinde n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro ry'ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Ese amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo abagomba nijoro ry'ijoro rikeye kumurika mu ntera ingana iki ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125? A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni metero 100 cyane, B metero 75, ese ni C metero 25 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Se aya matara agomba kumurika mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni B metero 75. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo abagomba nijoro ry'ijoro rikeye kumurika mu ntera byibuze ya metero 100, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe cyangwa se ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, ayo matara amurika mu ntera ya metero 75. Igisubizo ni B. Tudatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese iyo tubonye itara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika iryo tara ritubwira iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Itegure kugenda cyane, B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mu bimenyetso bimurika tubonye itara ry'umuhondo ritubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ibimenyetso bimurika nta kindi itara ry'umuhondo ritubwira ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso cyangwa se iryo tara ry'umuhondo, cyangwa se igihe uwo murongo udahari wo guhagarara umwanya mutoya, icyo kimenyetso ubwacyo ntabwo nyine uba wemerewe kuba wakirenga. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ikindi kandi hari igihe usanga mu bibazo bimwe bakubwira ko itara ry'umuhondo risobanura ko uba ugomba kwitegura guhagarara cyangwa se ugahagarara niba utateza icyago. Icyo uba usabwa wari gukurikira neza ibi bibazo kugira ngo hatazagira kimwe muri ibyo uhura nabyo kikakujijisha. Tudatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'ayahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni ubururu, umweru, umutuku cyane. B ni umweru, umukara n'ubururu. Ese ni C ni umutuku, umweru n'umukara cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'ayahe mabara? Twandike hano igisubizo ni B umweru, umukara, ubururu. Icyapa cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kiba kiri mu ishusho ya kare cyangwa se mu ishusho ya mpande enye uzengurutswe cyangwa se ubwo buso icyo cyapa kizengurutswe n'ubururu, hakaba harimo ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero icyo cyapa nicyo kivuga aho bagobokera ibinyabiziga. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Kigizwe n'amabara 3 ariyo umweru, umukara n'ubururu. Tudatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ni ibihe binyabiziga biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? A. Bifite metero 3. B.
ibifite metero 2 na santimetero 50. C ibifite metero 1 na santimetero 10. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ibifite metero 3 cyane. B ni metero 2 na santimetero 50. Ese ni C ni metero 1 na santimetero 10 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe bugari bw'ibinyabiziga bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? Twandike hano igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ibinyabiziga bifite metero 2 na santimetero 10 ari byo bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. None hano nta metero 2 na santimetero 10 bashyizemo, bivuze ngo hano kuri iki kibazo igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko nimba bakuyeho metero bivuze ngo niyo bakuraho santimetero 1 ubwo aba ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ntabwo ibyo ari byo biba byanditse. Igisubizo ni D. Ndetse n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Ese muri ibi binyabiziga uko ari bibiri uri kubona ari ikihe gihagaze nabi? A ibinyabiziga byombi. B ikinyabiziga cy'icyatsi. C ikinyabiziga cy'umutuku. D nta nimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ibinyabiziga byombi cyane. B ni ikinyabiziga cy'icyatsi. Ese ni C ni ikinyabiziga cy'umutuku cyangwa ni D nta nimwe. Ese muri ibinyabiziga uko ari bibiri urabona ari ikihe gihagaze nabi? Twandike hano igisubizo ni A ibinyabiziga byombi. Ibi binyabiziga uko ari bibiri byose bihagaze nabi, kuko ntabwo biba byemerewe guparika aho abanyamaguru bambukira. Rero muri zebra crossing keretse iyo abanyamaguru bari kwambuka nibwo uhagarara bakabanza bakambuka ukabona gukomeza, ariko ntabwo byemerewe ko byahagarara hano cyangwa se byaparika hano. Niyo mpamvu yaba ikinyabiziga cy'icyatsi cyangwa se iki kiri mu ibara ry'umutuku, ibi byose bihagaze nabi kuko ntabwo byemewe guhagarara muri zebra crossing cyangwa se aho abanyamaguru bambukira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A ibinyabiziga byombi bihagaze nabi nk'uko biri kugaragara. Ndakwibutsa ko ushaka kwiga neza moto cyangwa imodoka uherereye Kigali Remera, by'umwihariko dukorera ku Giporoso, twandikire cyangwa uduhamagare. Ushaka kwiga moto, waba ushaka kwiga imodoka cyangwa se ushaka kwihugura, wowe duhamagare uburyo bwose wifuza. Yewe unashaka kwiga provisoire ariko uniga n'ikinyabiziga, ubwo buryo nabwo bwose turabukora cyangwa se turabukoresha. Rero mutugane muri benshi, tubahaye ikaze. Tatuna n'ikibazo cya 12 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ese hano ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A gukomeza uruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano wowe urabona igisubizo cyo kuri ari ikihe? Ese ni A gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza cyane. B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ese ni C gerageza unyureho kugira ngo atagutinza cyangwa ni D menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuba yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Twandike hano igisubizo ni B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Mu gihe autobus ziri kuva aho zagenewe guhagararwamo, ugomba guhagarara maze ukareka igakomeza. Ziriya autobus cyane cyane n'iziriya zagenewe gutwara abanyeshuri nizo zikunda kubarwa nk'ama autobus. Rero ugomba guhagarara cyangwa se ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza, nawe ukaza kubona gutambuka. Igisubizo ni B. Tudatinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'ayahe mabara? A umukara n'umutuku. B umukara n'umweru. C umweru n'umutuku. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umukara n'umutuku cyane. B ni umukara n'umweru. Ese ni C ni umweru n'umutuku cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'ayahe mabara? Twandike hano igisubizo ni C ni umweru n'umutuku. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kiba kirangwa cyangwa se kiba kigomba kurangwa n'ikimenyetso cy'amabara y'umweru
n'umutuku aribyo biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ikirango kimeze nk'aho gikoze ishusho ya ta gifite umweru ndetse n'umutuku. Igisubizo ni C, ni umweru n'umutuku. Kora subscribe nimba utari wayikora kugeza kuri no munota, kandi ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, turagusaba gukora subscribe kuko ni inkunga tuba tubasaba, kandi nawe ubwanyu birabafasha iyo ukoze subscribe ugafungura inzogera, buri video yose dukora cyangwa se dukoze ubu wa mbere ko wahita uyibona. Ikindi kandi umanuke gato cyangwa se urebe hejuru gatoya ya subscribe, urahabona ikikumwe kireba hejuru, ugikandeho uze gusiga n'igitekerezo cyawe cyangwa se icyo bita comment, unakoreshe ya ubundi dukomeza kubana. Zatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti ndashaka gukata iburyo, biremewe? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? A, yego biremewe. Yego biremewe. B, yego ariko nyuma yo guhagarara. C, ntabwo byemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Se ni A, yego biremewe cyane. B, yego biremewe ariko nyuma yo guhagarara. C, ntabwo byemewe cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? Twandike hano igisubizo ni C, ntabwo byemewe. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubona ko gukata iburyo bitemewe nk'uko biri kugaragara, kuko dushingiye kuri kiriya cyapa kiri imbere kivuga ko bibujijwe gukata iburyo, nta kuntu wavuga ko gukata iburyo byemewe, ahubwo ushobora gukomeza mu isangano cyangwa se ugakata ibumoso, ariko ntabwo byemewe kuba wakata iburyo. Igisubizo ni C, ntabwo byemewe gukata iburyo. Ndakwibutsa ko uherereye i Muhanga, uherereye i Musanze, uherereye i Bugesera cyangwa se uherereye i Kigali, tukwigisha neza imodoka, tukwigisha neza moto. Waba ushaka kwiga ukwezi cyangwa se kwiga kugeza ubonye kategori, ubwo buryo bwose turabutanga. Rero mutugane kandi muduhamagare muri benshi tubashe kuba twabafasha kuri kategori zose. Platinum n'ikibazo cya 15 kirabaza kiti birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ese ni ibiki biba bibujijwe kongerwa ku kinyabiziga cyangwa se ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A, ni imitako, cyane B, ni ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Se ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese babujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri iki muri ibi bikurikira? Twandike hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri imitako ndetse n'ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ibi byose nubwo hari ababikora, ariko mu mategeko ya leta ntago biba byemewe. Igisubizo ni C. Tatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo cyangwa ni ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni umuyaga w'intambike cyangwa ni B, ni urusaku rwo mu muhanda? Ese ni C, ni ikibuga cy'indege cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Ese iki cyapa iyo kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A, umuyaga w'intambike. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira nk'uko twabibonye, biri mu ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero kikubwira ko abantu bageze hari umuyaga ushobora kuzamura umukungugu, ushobora guteza ibibazo, bikikwiye kugenda urushijeho kwitonda nk'uko ubonye ko ari umuyaga w'intambike. Igisubizo ni A. Iki cyapa gisobanura umuyaga w'intambike, kandi nkwibutsa ko biri mu byapa biburira. Kora subscribe kuko ntago tujya duhema kubibibutsa, kuko ni ingenzi kuri twebwe kandi ni ingenzi kuri mwebwe. Icyambere no guteza ishuri mwigamo imbere mukaba mwarizamura. Ikindi namwe ubwanyu iyo ukoze subscribe
ugafungura inzogera. Mwabonye ko iyo dushyizeho video uhita ubona notification ko hari video isohotse, ukaba wayikurikira, kandi ubundi dusohora video mu masaha y'umugoroba. Ariko mushaka ko tuzisohora mu masaha y'igitondo, nabwo mwatwandikira muri comment amasaha banogeye twajya tubaha video, ariko ubundi tuzisohora saa 12 gusubiza hejuru z'umugoroba. Natwe n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa cyo iyo ukibonye kikubwira iki? A. Birabujijwe gukata iburyo. B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yagutse iri iburyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Birabujijwe gukata iburyo, cyangwa ni B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. Ese ni C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, cyangwa ni D. Nta nkengero y'umuhanda yagutse iri iburyo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Birabujijwe gukata iburyo. Icyapa twakibonye mu rindi shusho twabonye habanza kivuga ko utemerewe gukata iburyo kuko hari kino cyapa. Rero ku muntu wari wakurikiye neza ibibazo byabanje, iki ntago cyakunanira, uhita ubibona ko byose bifite imiterere imwe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Icyapa gisobanura ko bibujijwe gukatira iburyo. Tutinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ese ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira ifite icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, cyane B. Kunyuranaho ntibyemewe. Ese ni C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, cyangwa ni D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Aho biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe, twabonye ko inzira y'icyerekezo kimwe ni no mihanda dukoreshwa mu buzima busanzwe mu byaro cyangwa se mu ntara, ibifite ibisate bibiri cy'ibumoso n'icy'iburyo. Rero ntabwo biba byemewe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ugendera mu gisate cy'ibumoso igihe ari mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri cyangwa se birenga. Niyo mpamvu hano igisubizo kuri iki ngiki ari A. Ntabwo byemewe kugendera mu gisate kiri ibumoso bw'umuhanda mu nzira y'icyerekezo kimwe. Igisubizo ni B. Ubwo ndakeka ibijyanye n'ibisate nabyo mubyumvisha. Ibisate ni nk'ibyo kera twitaga umukono w'iburyo, umukono w'ibumoso. Nibyo bisate mu igazeti, niko biba bishatse kuvuga. Tutinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti reka umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ushobora gukomeza muri risangano ry'umuhanda. Ese hano uri ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha urabona ushaka gukomeza muri risangano cyangwa ntabwo bishoboka? A. Oya. B. Yego nshobora gukata iburyo. C. Yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Yego nshobora gukatira ibumoso gusa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Oya, cyane B. Yego nshobora gukata iburyo. Ese ni C. Yego nshobora gukata iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa ni D. Yego nshobora gukata ibumoso gusa. Ese hano urabona ushaka gukomeza muri risangano cyangwa oya? Twandike. Hano igisubizo ni A. Oya. Nubwo uri ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ariko ntabwo wemerewe gukatira iburyo cyangwa se gukomeza muri risangano ry'umuhanda cyangwa se ngukate iburyo, kuko impamvu nuko muri kubona ko ikimenyetso kimurika cyerekana gukomeza muri risangano ry'umuhanda muri kubona ko ari umutuku. Bivuze ngo ntabwo wemerewe gukomeza, ahubwo ugomba guhagarara kugeza gihindutse icyatsi ukabona gukomeza muri risangano ry'umuhanda. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Oya, ntabwo wemerewe kuba wakomeza muri risangano ry'umuhanda, ahubwo ugomba gutegereza kugeza igihe ubyemerewe akaba ari bwo ukomeza muri risangano. Igisubizo ni A. Oya. Mbere yuko dusoza ndakwibutsa ko ukeneye kode ya provisoire, nkuko bisanzwe kode tuzi ko aba ari 5 na 5 y'irembo service cyangwa se 1000, ariko ku muntu dufatiye kode aba ari 5 y'irembo service. Rero mutwandikire turi muri benshi tubashe kuba twabafatira amakode aho muherereye hose mu gihugu,
uduha ibikuranga cyangwa se ibyangombwa byawe, ubundi tugafatira kode utavuye iwawe, kode yawe ikakugeraho. kandi ikindi ushaka kwiga neza kuri kategori zose, moto cyangwa imodoka, ukaba uherereye Muhanga, Musanze, Bugesera ndetse na Kigali, by'umwihariko dukorera Remera ku Giporoso, Muhanga aho dukorera kuri stade, Bugesera ni Nyamata, naho hose ushobora kunyandikira cyangwa se ukampamagara nkaba nagufasha ukaba wakiga neza mu buryo bukunogeye, kandi wakiga ukwezi, wakiga kugeza ubonye kategori, cyangwa se wakiga kugeza ubonye provisoire ugahita ukomeza na kategori, byose tuba twabafasha. Tudatinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango kirihe bara? A. Umweru. B. Umutuku. C. Ubururu n'ikirango cy'umweru. D. Umukara. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umweru cyane, B ni umutuku, ese ni C ni ubururu n'ikirango cy'umweru, cyangwa ni D ni umukara? Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango kirihe bara? Twandike hano igisubizo ni C ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Icyapa kivuga icyerekezo cyangwa se no gukikira bitegetswe, by'umwihariko ibyapa byose bitegeka muri rusange biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Mu gihe rero bashyize mu bururu n'ikirango mu ibara ry'umweru kandi ubizi ko biba muri icyo cyapa, urumva kiba cyase gisumba cya gisubizo cyakabaye ari ubururu gusa, ahubwo kigahita gifata ibyo bisubizo bikomatanye cyangwa se ayo mabara akomatanye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari ubuso aba ari ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru mu byapa bitegeka. Igisubizo ni C. Ese ugize amanota ngahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba ko yandikira muri comment. Nkaba nshimira buri umwe wese twabanye kuva video itangiye kugera isoje, wanyumviye ugakora subscribe, ndetse nawe uri kuyikora uri umuntu w'agaciro kuri no muyoboro, kandi wibiko gukanda no kuri iki gikumwe kireba hejuru tugaragariza ko wayikunze. Musigara like muri benshi kugira ngo natwe bijye bidutera umuhate wo gukomeza kubaha video, kandi ikindi ubikwe no gusiga comment unayisangiza inshuti zawe. Kibageza amasomo nk'aya ngaya nitwa Jemove. Niba ukeneye code ubu wampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. Niba ukeneye kategori, ukeneye kwiga neza imoto cyangwa imodoka, mpamagara cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Reka mbashimire mwese twabanye kaduhure muri video itanda, bakunda cyane. Ciao ciao.